iyo ukora ikintu ugikunze byanga bikunda icyo kintu nyine uba ukiyumvamo ntabwo uba ugihatiriza uri kumva kandi icyo kintu nyine iyo ukiyumvamo kugikora birakorohera rwose si ukubabeshya si uburyarya ibanga irankoma fo nshaka ko mu gihe kizaza ari njye mukobwa bazajya bakenera wirabura akaba ari njye babona abandi bose bamubona ukuntu bagenda babinzobe nta shyari nta mutima mubi nta mushiha uri kumva ukavuga ati iki kintu nubwo ari cyiza reka mparanire kukigeraho kandi mu nzira nziza niko umuntu mwiza ubundi yakabaye abaho nanjye rero mbonye ikintu cyiza maranira icyo kintu kuba nashaka inzira izo arizo zose kugira ngo ngewe buriya kunca intege kwabo mbifata nko kuntera imbaraga kuko iyo bari kuvuga banca intege njye bima motivasiyo bima imbaraga ahubwo zo gukora cyane kandi nkabikora mbikunze kuko bindimo nabyo ubwabyo ngewe kugira mbibemo byo bindimo rero niyo mpamvu iyo bakumvuga kwabo bikomeza kumpusha hayi mwiriwe neza mumeze mute mbanje kubasuhuza ubasuhuza ni Kaboy akaba ari kumwe n'abakinnyi ba filime b'umurinzi Empire tugiye gutangira batwibwira batubwira amazina yabo uko biba bimeze nyine uko kuri set sibyo ndahera iburyo bwanjye ku musore harya witwa nde ndakwakiriye murakoze muri filime nakunze nitwa Chris kumwe na Mary hano kumbaza wifuza nta kibazo nabyo wabidusobanura ukuntu nyine ari Mary wawe muri filime ni Mary ariko no mu buzima busanzwe yangira inama ko ni umuntu mukuru nubaha nawe uri hari filime nakubonyemo nyine ukina uri nk'umwana wa wundi ukivuka ubundi ni umwana imyaka ingana imyaka 10 twageze ku mukobwa mwiza wo mu Nigeria arya aba Nigeria siko aba Senegal mukobwa mwiza bwana ufite pon nziza iyo pon ndayikunda bakwita nde witwa nde Cynthia muzi ku izina rya Cynthia amazina y'ababyeyi bawe bakwise ni witwa nde kuko ririya zina rya kabiri hari umuntu bijya bigora kuvuga izina rya kabiri nkanjye bitewe n'ukuntu ari rirerire ni ukuri nitwa Nyiransabimana Cynthia ntabwo nanze kubivuga mukaba munzi mu murinzi Empire nitwa Sundiata Keita bafana bacu turabashuhuje kandi turabakunda cyane uburyo mukomeje kudusapotinga mudukurikirana ni ukuri pe ni byiza kuri twe kandi nyine turabyishimira ukaba witwa nde nyuma yanjye nitwa Manirabona Angelique mu murinzi Empire nitwa Anita Penda Anita murakoze nitwa Tuyishime Evangeline mu murinzi Empire nyina nitwa Mama Chris uriya ni umuhungu wanjye umuhungu wawe w'umutesi ni imfura w'umutesi cyane ni ikinege ari ni ikinege ntabwo nongeye kubyara nese ubwo uyu nguyu uzamureka gutyo tu nakomeza tete mukina mu murinzi Empire yego mubahereze subscribe share comment yebana mubashyigikire ni ukuri abantu beza ndabakunda ibeze abantu bankoreshereje umupira urumva atari abantu beza murabona ko dukeye kandi ni ku bwanyu ni ukuri mukomeze muduhe support yanyu ni ukuri doni mubona imipira itatubere mubitubwire mwandike muri comment muvuga ati wapi pe ntabwo mwari muberewe ntabwo mwari muberewe noneho sasa nk'abakinnyi b'umurinzi Empire mugiye kutwereka ukuntu mukina si byose yego
ni akazi kacu wibitindaho. nari ngize ngo ugiye guhita utitira uvuga ati reka ntabwo nabikora. Ntabwo nabi. mwana wa mama we, Mwana wa mama Chris Sundiyata. Ako Sundiyata ryaturutse Sundiyata bisobanuye iki ubundi? Sundiyata Keita, abantu bazi kwa ba Keita bazagende barebe muri ayo mateka nyine bazabimenya. Sundiyata ni ababyeyi bari ku isi cyangwa ni muri filime gusa? Ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane witwa Sharifu mu Rwanda nguteye pisi, niwe warinyise kandi rwose nakeye intwaye nubwo ari hina kanyita Sundi nta kibazo. Sharifu ahantu uri warakoze kumwita izina wamugize mu cyamamare kandi ngo baragukunda cyane 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 cyane. none se mubona Papa, reka nawe ni papa. ni papa dore niwe none se ubwo Sundiyata ubwo we ni yari umukozi wanjye. Njye nari nzi umukozi ariko nkunda umwana wa bosi na yego mama. baba we byakomeye. Noneho Anita dore yaba ari mubyara wanjye. Umugabo wiwe ari shoferi wacu. umugabo wanjye ari umupagasi wabo nawe urabyumva. Abashoferi nyine n'ubundi bahora ari abashoferi. Ubu ngubu impamvu mutari no kumubona hano Yagiye mu yatwaye kazi. shebuja mu kazi. Rwose ni ubwo nawe bari tumuteye utaza peace. kubitindaho muri comment guys. Nuko yatwaye papa mu kazi. Ariko uyu muhungu ariko binagaragara ko ari umutesi. Umutesi cyane. Ese tuvuge nka Chris nko mu buzima busanzwe utambutse mu muhanda cyangwa se ababyeyi bawe cyangwa se inshuti zawe zirakubwira ati ariko se bite byawe biriya bintu burimo ivi na ivi urucantege ntabwo rujya ruba. Ese wowe bigenda gute iyo bakubwiye ibintu byerekeranye no kuguca intege? Njyewe buriya kunca intege kwabo mbifata nko kuntera imbaraga, kuko iyo bari kuvuga banca intege, njye bima motivasiyo, bima imbaraga ahubwo zo gukora cyane, kandi nkabikora mbikunze kuko bindimo nabyo ubwabyo, njyewe kugira mbibemo byo bindimo. Rero niyo mpamvu iyo bakumvuga kwabo bikomeza kumpusha. ku buryo tuvuge ni urugero hagize nk'ikiba kuri seti yanyu cyangwa se kuri cano yanyu cyangwa se ku yindi cano, tuvuge ugiye kuri seti murinze mutaha nta n'amazi munyweye, ubutaha wazagaruka cyane. Iyo ikintu kikurimo atari wowe ukirimo nyine ntaho wagicika. aho wagishishe. Urakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo uri umwagiteri mwiza cyane. Siko bimeze? Mwandike muri comment niba atari umwagiteri mwiza, mukanya aratwereka uburyo ari umwagiteri mwiza, ashyiraho n'akadomo. Turaza kubibona mu byandike muri comment. Noneho twageze kuri Sundiyata, icyamamare. Yes. Bajya banavuga ngo usa na Fabiola. Ese wowe iyo wirebye muri miriwari ukareba na Fabiola ubona tuvuge kuri seti mugezaho akavuga ati agomba kwagitinga ari nka murumuna we? Nawe urabibona? Urakoze cyane kuba umuzanyeho. Fabiola ndamukunda cyane, ni umudo wanjye, uri kumva nkunda ukuntu akina. Imana ifashije nanjye mu actingire yanjye byaba byiza nteye ikirenge muke. Gusa nawe rero Fabiola mwana ni mwiza tugiye Fabiola karakinyerera, mwana ni mwiza, afite mu kanwa w'umukara nkunda, arahandusha kumva. Gusa nyine wenda ikintu duhure bavuga ko dusa ni ukuba twirabura, kuko ntekereza ko ari we mudamu cyane cyane muri izi sinema. Niwe mudamu usigayemo wirabura pe, akirabura bikagaragara. Kandi nanjye nyine nshaka ko mu gihe kizaza ari njye mukobwa bazajya bakenera wirabura, akaba ari njye babona. Abandi bose bamubona ukuntu bagenda babinzobe. Reka ngubaze akantu. Tuvuze ngo duteguye sene ugomba gukinamo uri inzobe. Mbese
icyo gikara cyawe ntabwo bagishaka wabyemera cyangwa ntiwabyemera ntabwo byakunda iyo filime ntabwo nayikinamo nababwira ati ndihangana negereze igihe muzategurira sene nzakina nirabura koko ufite mu kanwa h'umukara oya mba ni muri kubona umukara reka yasame turebe oya Anita noneho Anita hari uburyo nigeze kubonamo nigeze kuyirebaho uri gukina n'umuzunguzayi we yari ishingiyeho umuzunguzayi yes ariko sinzi ukuntu nakubonyemo ukuntu none wowe byari bimeze bite mu myakingire yawe wumvaga uri free cyane rwose erega buriya iyo ukora ikintu ugikunze byanga bikunda icyo kintu nyine uba ukiyumvamo ntabwo uba ugihatiriza uri kumva kandi icyo kintu nyine iyo ukiyumvamo kugikora birakorohera ku buryo tuvuge ni urugero nk'umugabo wakakubwira ngo ufite umugabo yego ndamufite n'abana 2 njye ndakuze shesha akanguhe bikumva shesha akanguhe umugabo wawe bateguye sena noneho sasa umugabo wawe arakubwiye ngo ntabwo iyo sena uri buyijyemo dufite abashyitsi ese mu mutima wawe wabyakira gute dufite abashyitsi mu rugo yawe uzi ikintu nakora se nabanza nkakira abo bashyitsi vuba vuba tuvuge se uri bugire bwiri gutetse bakaza ari aba saa 12 reka nkubwire urugo ni urugo uri kumva kubw'umutekano wanjye nshobora kwakira abashyitsi sinkubeshye burangiye ngira ukuri kwishi nkabanza nkakira abashyitsi ni nako kwisi uri kumva hanyuma ibyo bya filime ariko nanone kaza wabakira utabakira ubakira umutima utari hamwe ndakubwiza ukuri 1/2 cy'ibiryo nateka bishobora gushirira kabo nshobora no kuryama nkarota amashitani uri kumva icyo kintu biragaragara ko ukunda filime cyane ukakunda no kwikina cyane ese basi tuvuge n'urugero nka filime hari amafilime menshi tugenda tureba ukavuga ati iyi ngiyi ngomba kuyigiraho ngomba gufata nk'umukaragita ngomba ebari mwigireho bya ni nk'iyo filime ukunda kureba ukavuga ati uyu nguyu ngomba kumwigiraho filime ya mbere ibanga shumi rwose si ukubabeshya si uburyarya ibanga irankoma fo mugani wa baba gabo kurya ari naryo ndakeka ari ryo watangiriyeho gukina yego umva ibanga kabisa byagera rero sasa mu ntimba ya ravi nkagira ni hayi ko zibaye 2 ubwo mwibanga tuvuge mwibanga abakaragita 2 cyangwa 3 ukundamo baguhereza umurafu umuntu wa mbere mama Niyori tayari uwa kabiri uri turagusuhuje akaza ari umuhungu we Niyori turagusuhuje ari we daddy yego uwundi wa 3 rero sasa ari we Rukukumba Shingwe tegereje Rukukumba Shingwe uramwumva Queen yego Queen Rukukumba Shingwe Queen sha Queen ari kumva n'iryo zina uraryemera ni burundu iyindi filime rero naryo navuze 2 wavuze 4 shumi ndakurahi iya 3 nubwo yarangiye The Devil wakundaga mu bija umva yazize umuntu Fabiola muri The Devil kabo reka nkubwire amaboko narayamanitse ndavuga ati kabisa narongeye ndihana bundi bushya ndavuga ati kabisa ndemeye ntitaye ko ari filime igihe ubwo ubundi ngiye ukuntu nteye iyo ndi kureba filime nibuka ko ari filime ibyo narebaga byarangiye yego ubundi niwe muhanga nuko mbameze ubwo niba ari aho barira ndarira
icyo ari cyo cyose gikozwe nkagikora kuko nanjye mba numva ndi muri agiti ya danje. Yes. Ese iyo babikoze kuriya hari filime ureba ukavuga ati uyu nguyu ari gukina nta kintu na kimwe cyane. noneho uwo nguwo iyo umubonye we mu mutwe wawe uvuga ngo iki mu mutima wawe nk'umuntu w'umwacteur Kaboreka nkubwire buri ikintu iyo ari cyiza icyo kintu haranira kukigeraho nta shyari nta mutima mubi nta mushiha uri kumva ukavuga ati iki kintu nubwo ari cyiza reka mparanire kukigeraho kandi mu nzira nziza. Niko umuntu mwiza ubundi yakabaye abaho. Nanjye rero mbonye ikintu cyiza mparanira icyo kintu kuba nashaka inzira izo arizo zose kugira ngo nkigereho. noneho tuvuge nka Chris cyangwa se Sundiyata bamuhaye scene akinnye nabi, wowe mu mutima wawe uba wumva wakina ubuhe buryo? Ndabizi ugiramo ikibazo. Okay, iyo ari umuntu muri kumwe ushobora kumukebura uri kumva amubwira uti aha hantu gerageza ukine gutya utamuhutaje ngo umwereke ko mugiye wenga urabona ngiye abarye ngumba mbigize gutya. Oya, uramusanga neza n'umutima mwiza ukamugaruza neza. Yaba ari ishushira? Ishushira ni iki? Ko naryo ribaho wa muntu ebana wishinze udashobora kubwira iti ariko hano wakabaye bikora gutya akaba yakora. Erega Kabo buri ko byagenda kose nta gikuraho ukuri. Umuntu umubwiza ukuri ikibi ni ukumubwira mu mutima mubi nyine ngo umwereke ko uri inararibonye cyangwa se uri kumva ukamwegera ukamubwira ati ibi nibi byagutuka biramureba. Ubwo nyine abakweretse uko ateye abakweretse kamere ye kamere imurimo, ariko nta nubwo byakabaye bigenda uko nguko. Iyo umuntu niba umuntu agukebuye ushobora kumva ibyo agukebuyemo kandi ukumva nibyo aho kwigira uwa danje. Ndi kumva wow. Actor, actress tugiye twumvana mu gihe turi kuri set. Yego, wumve mugenzi wawe nawe akumva. Niba hari ikintu wakabaye umubwire ngo umukebura kimukebure mumwe neza utanamukankana. Birashoboka cyane. Twageze kuri Evangeline, cyamamare mwibanga, cyamamare muri Maîtresse. Ebana ngiye izo filime ndakwemeramo. Noneho wowe biba bimeze bite muri Chris yakunaniye umugabo wawe yari bimeze bite mu Murinzi? Murakoze cyane. Mu Muzunguzayi nakinagamo ndi umugore wananiranye w'umusinzi. Baba we ubu urashobora gusinda? Yego. Ndumva nyine uturugo urugo nkarusigira umukozi n'umwana n'umugabo, ariko hirya gato mumenye ko hari abagore bameze gutyo. Ibintu dukina birahari barahari kandi cyane. Kubera rero kutamenya inshingano z'urugo urumva kubyara byo ntibyakunda umugore umeze utyo nta nubwo abyara. Kareka natahiye akana kamwe nyine ntabwo nabasha kurera ndumva. Rero nari mfite umuhungu w'umutesi, umugabo wanjye yarumiwe, ariko nyine mu buzima busanzwe ntabwo ari umutesi. Ni filime ni filime ntabwo ari umutesi nyine. Rore baguhaye ugomba kuyikina uko bayiguhaye. Nk'ubwo nkanjye mu buryo bwo kunanirana nuko nyine ari ibintu baba bampaye. N'inzoga gusinda numva ni ibintu bwa mbere ngira ngo nari nanakoze cyangwa ngize. Wari wanywa inzoga narimo? Oya, kuva navuka ntabwo ndanywa inzoga. Kureba nkuzinywa ubu ndeba nkuzinywa kuko nabakunzi banjye. Ngewe kuva navuka navukiye mu rugo rw'abakristo ntabwo ndanywa inzoga. Nta nubwo nuretse no kuzinywa no kubona abantu sinkunda, ntabwo nkunda nyine kugendana n'abantu bameze gutyo. Ariko nisanze nagiye mu bagore babi nyine ndi gukina ndi umugore mubi. Iyo baguhaye scene uri umugore mubi urabifiringa? Ndabifiringa cyane, nkanananirana pe. Uri umusinzi ukabifiringa? Umugabo nkamunanira akanabibona ko munaniye, n'umwana akabibona ko nananiye umugabo. Ariko kubera ko ari umutesi nyine umwana wa nyina se nta kindi yabikora, hagomba gushyigikira mama. Tuvuge nka Chris, impano ufite
ni impano yawe wanageze no mu ishuri ese bimeze bite kuko ukuntu ukina biragaragara ko nyine ufite ubuhanga yewe ikintu cya mbere nakomeje kuvuga ni ikibindimo bindimo nyuma yo kuba bindimo nanagiye ku ishuri ndabyiga rero urumva iryo shuri riba he nagiriwe ubuntu ngirirwa amahirwe akomeye niga ku ishuri kandi navuga ko rikomeye ishuri riyobowe na mama Nike rikaba ririmo mama Niyori rikaba ririmo na dadi ariwe Chris bazina wawe ibitangaza kabisa niyo mpamvu rero iyo ibyo byose mbihuje bibyara ikintu kiremereye kandi ukomerezeho kwiga ni uguhozaho utazajya mu mafilime akomeye uvuga ati ebana kwiga ndabiretse kwiga ni uguhozaho ngewe mbere na mbere ntabwo nabireka kuko hari amahirwe rimwe nagiriwe gutya ninyabya ahantu ngaragaramo mu ntimba ya ravi ndangije iyo nayo yamaye imbaraga kuko hari benshi yahise nyine inyanyagiza ubwo nyine n'abandi barabizi bivuze ngo wiga mu ishuri ryo kwa mama Nike cyane ishuri ryigisha acting kandi mama Niyori ni mu ntimba yaravi na Chris nawe uwo mu ntimba yaravi amata yabyaye amavuta dusoza mbabwira ati comment share subscribe mu nyabuna Empire ebana ku giti cyanjye noneho njye mbakunda cyane duhari ku bwanyu bakunda kuba mukora aho ngaho mukora aho n'ubuntu mwubaha hariya muri comment rwose kuri kariya kantu kameze gutya mubidukore bakore ku kameze aho ngaho mwakoze turabakunda cyane tubahoza ku mutima